uzi byiza by'iwacu uzi byiza by'iwacu hari ibintu byiza by'iwacu byiza ariko hari n'ibindi bibi nibe bibi by'iwacu reka ngiye mvuga ibintu byiza by'iwacu irumva ibyo biryo hano kugira ngo hari abantu ibiryo by'iwacu biri naturel ariko ibiryo by'ino usanga bifite menshi bari mu gutera inyanya bagakubitamo umuti umunsi umwe bakantabya urunyanya rukamarunga kandi yongeye ku isoko nze nama ntoranyije kandi za inyanya binini biriya ni imiti je bonye nko mu myaka 6 imbere isoko narimwe yampaye wabaye unangaraga nkuko kwa nyine ndikubwira ngo noneho nizo nyanya zakugize gusha ibi ni ibiponde ibyo ni ibiponde by'amagi noneho ntabwo ari umubi ndatangiye mutaka y'ibyabaye hari hamwe kubera ibiryo mbega inyanya reba igitunguru cyakunda reba hano Iswe mbega kubatwi buriya reka nkubwire igituma abantu bateranira mu rusengero niki ntago tuyoboye ko dushobora gusengera iwacu bigakunda ahubwo iyo uje nawe ukaza nanjye nkaza duhuriza hagati yes nanjye nza niyanjye twubakwe ubwami bw'Imana so mwamfasha nimba bibabohokeye tugasenga Imana iminota 2 duhite dusoza ture tuvuga rwose baye reka tumurize tuyange Uwiteka Mana yacu turagushimiye mwami nitumbara kwa mukayorodani tuzicara dusoroma imbuto tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye none se kuri ngiye kubakira mukaba mundushije ijwi ko ni gute umuririmbyi yaravuze ngo ningera ku murimo nawe nzawukora neza ningera ku murimo nawe nzawukora neza aba bashitsi kera ko bihaye ikaze yambu cyane muraho neza amakuru yanyu nizere ko mumeze neza cyane ngewe ndaho meze neza murabona ko ntacyo mbaye ndashima Imana ndabaramukije cyane kuba tuye ku migabane itandukanye y'isi abari hirya no hino ari mu majyaruguru no mu majyepfo ndababwiye ngo undi munsi andi mahirwe inshuti yanjye uyu munsi nubwo uri kubona bikomeye ntugire ikibazo icyo nzi nuko bwira Imana yagutunguye Yesu akomeza kugirira neza kandi nawe ubabaye pore cyane iminsi ntabwo isa uyu munsi urashobora kuba utameze neza ariko ejo Imana ikaguhindurira amateka Bwana sifiwe amen turataramye kuri Elizabeth official murakaza neza bamama beza mwambaye neza ariko uyu mwambaro muzaho uturuka ni kwetu murenge abanyamurenge ubundi umuco wacu ntuzobona ko bavuga ngo buri gihugu n'umuco wabo ntubona nk'abanyarwanda bakunda imikenyero imishanana ariko natwe umumama w'umunyamurenge udatanye igitenge ni ikibazo ntago bibaho nta mama wota uzamuzingura superi yawe mwambaye neza murasa neza mbese uyu munsi nabazanye inzobe n'igikara uyu munsi mfite abamama beza cyane bambaye neza basa neza bahaye ikaze abantu mwese mudukurikiye abamama mugiye kumenya ngo abamama beza baturuka he bavuka he bashatswe he byose muraje mumenye reka duhere ku kibaju kiri hano kibaju cija igikara buriya kirashakishwa igikara kiza cyane ndore twebwe inzobe my one bayitarangiye dawa mama rangiye dawa hari umugabo umwe yavuze ngo inzobe umugore inzobe wazacana ngo munzu uza winjira ngo nubwo yaba ari umwijima ngo akama inzu kama yaka inzobe mutuzamuri Imana icuba okay ugiye gutangira twibwira abantu badukurikiye bashobora kuba batamenya wari hariya
ugiye kubibwira yego urababwira amazina yawe aho uvuka aho ushatswe n'uwo uriwe. urakoze cyane. sawa murakoze cyane twishimiye kwisanga hano kuri Elizabeth official nza nkwita amazina menshi ni ukuri turishimye ni ubwa mbere tugeza amazina ni Nyamashashi Souveraine ngira amazina mwabantu yihariye nta wundi nyine nzi nk'abanyamashashi babiri kuva navuka naje sinzi kandi ayo mazina ni kaka niba ari papa niba sinzi bariye bose papa ariho na mama ariko bakaka barapfuye na sogokuru barashaje ariko hari ababafite noneho kuva mu isi amazina nayo nkaba ndi umunyabyinshi nkaba ndi umwishwa w'abagorora nuko kuririmba bukeya ngo ndi umwishwa w'abagorora umva gahe nawe ndaza kugakonjora oya none habi tukibyibuka ririmba gato ndaririmba ikimana akarimbo kaje ku mutima kari ku mutima kugira abantu bamenye ko mu banyabyinshi hazinzemo impano igaye vunduriye mu bagorora n'abamuyomba bazi kuri n'abanyabyinshi ariko baza hariya hangira muyomba abanyabyinshi barabizi ngahe dukonjera k'amasegonda abiri akaririmbo kari ku mutima shaka ikorazi hari akaririmbo kandimo gaturitse ni bukeya gusa kugira ngo dukomeze ikiganiro manura imbaraga zaba gushaka uri byizigiro zaba kwizeye ni wowe buturo bw'imitima yacu ni wowe mashimwe yaba kuvuga tugufite mwami turakomeye iyo tugendana nawe turabanesha muri yanganirwa cyane kageze ndi umuriri nza kwamamaza Yesu nza kwamamaza uhimbazwe ubundi misiyo yacu ni ukwamamaza Imana nta kindi ndafashije kuko neza mise numva abantu bari barazingamye hano babohoka none nahuye na muramu wiwe mukuru w'umugabo arambwira ngo wararinze uramfasha ahubwo nibyo uzorimuha hakuze umuntu ukubwira ngo waramfashe uku twari twuzuye kandi sinanateye ngo yama yumva ijwi ryanje ngo aranezerwa gusa nk'uko wabivuze mu kiganiro iri iwacu ni feva y'Imana hari n'umuntu uzi uririmba n'ukuri ntahogoze nka kwa kundi ngo azamuke gutya ariko waririmbana umwuka ugafashwa rero amazina nayo ni uko yahise anjyana mu ndirimbo ako nako kabaho reka tugashiremo ndi umuririmbyi nako kabaho none se nkaba nshatswe mu bahiga abarundi b'abahiga abarundi ntabwo twarahuye umugabo wawe ni umwongera rero iwabo umugabo hari ku Monyi nabo ku Monyi iwacu hari muri Bzura habaho ku Monyi habaho noneho twe twabaga muri Bzura ndibwiye abakirisitu b'iwawe abakirisitu sawa merci reka duhiga nje umugabo yabaga kuri Nyagisozi Bubembe ngo haba ikintu bitike imbaza ngo iki hurure yego maye turakwiyegereje yego nshuti yanjye nawe uratubwira amazina yawe aho uri aho ucumbitse ubu aho wavutse kugira ngo abantu bakumenye ngewe amazina yanjye nitwa Mugenespe ndi umukobwa w'abasinzira nkomoka mu badinzi ndi umwuzukuru w'abadinzi nkaba nshatswe mu basama ariko bose ni abagunga urumva jewe nagiye aho nkomoka
nagiye kwa ba mama kandi ndabishimamo Imana kandi bagira umutima mwiza ni imfura abantu batazi umugabo wiwe yitwa Rugenza siko agira na kozi w'Imana cyane azavuga kuri ruga gutya kandi azi no kogosha ni metre ngo naje nzangira gutya ati imbere niyogosheshaga imbere niyogosheshaga nagiye gushaka ahantu nyine abamambure baza bogoshera namunkubitana nawe amaraso se mugani wa Ndamayiza bavukana ntibaza bayoberana yamunkubita ikwafi ndacayibuka azi kogosha mu mugani hari akayore Nyamavira muri baba shop ni umuhanga mu kogosha aza kubita umucongo wowe utagira ngo azarema niko azamageza n'abadafite amasosi arayabaha abantu bagira umusatsi wo mu maso ariko ukuje niko akwakira kandi ugataha unyuzwe mayi wanje umugabo wawe si wakora iki tugiye turi kwamamaza akazi umugabo wanje akora mu murimo w'Imana akora sound mu Banyakenya ni sound man mu bamambure naho ni sound nyene azakora ariko mu bamambure azafotora azafotora neza iyo nzobe yawe yoyifotora ukaba noneho niba ari umujongo agakora na live stream live yiwe abantu bakeneye live cyane bazamugana pe live kabisa azayikora neza nayo nibyo nibyo akora azi none ikindi ni yize n'ibintu bya electricity azi gukora imiriro kandi yani yonje sigaye igira nabi sigaye nja kubona kabona irimo irababayika azi gutunganya ibintu by'imiriro wawe wanje azateye inshinge azayama iyo uje umugana ngo urwaye malaria yigeze kunjomba urushinge yarakuvuye se uravugisha ukuri yaramvuye wari warwaye yakoraga hari Mariya nari ndwaye umusonga n'umwana yigeze kurwarira hari kwa Mariya aramuvura n'umuganga ndamuzi Imana imuhumugisha azatera urushinge tumenye ko ari akantu kakugeze uzamubwira ngo ni kiride bagukojeje ntaguzubaba abagabo bacu nako kazi baza bakora mu bagana abarwaye za malaria abantu babuze apeti muze tuhatera inshinge kugira ngo mukire okay murakoze cyane nayo ngwaye imikono ndi kubaza none Kibaju niwe uri Kibaju gurana twe turuduhonje mu buzima musanzwe ukora iki jewe ndo muririnzi ndaririmba mu Banyakenya no ndirimba mu myaka 6 kindi nico nyine cyane nico nkora kaba n'umubyeyi nyine mu bana ufite abana bangahe abana 2 b'abahungu siko tunganya dushireho n'agakobwa turebe ko tubona abakwe yego okay mubyeyi we mu buzima busanzwe uri mu rugo cyangwa hari utuntu buhugiyemo kugira ngo urebe ko bucya cyangwa bwira jewe ngende umubyeyi hasi ikindi ndacuruza imyenda nk'iriya yawe amakanzu nyabuntu utankura ku isoko mayi wanje utanjana abakiriya ndacuruza imyenda myiza amakanzu meza yanagezweho niko kazi nkora njewe abantu namwe mushaka amakanzu nimutagurira iwanje muzaze kwa Demayi wiwe twese ni wa mutungo tuzosangira ese mbabaza ikibazo mwumva gute sinzi ukinsubiza iyo umugore asohotse iyo umugabo asohotse gushaka ubuzima muri biriya haranditse ngo abagabo ngo bazakora ku buryo ibyuya bizaza biza ngo namwe bagore igisara umunsi candiye umwana wa kabiri genja kumubyara naravuze ngo mana uyu mwana nimbona mushikije muri iyi si byageze ahantu nyine nayo nananiwe kubyara uwa mbere we yaje nko mwisa mu minota ariko uyu wa kabiri yarangoye arangora ibise bikaze bizamuka bikamanuka arangora no bigera ahantu bagiye kumbaga kandi hano muri Kenya urumva umugabo wanjye yari yavuye gukora hariya ahantu nari nagiye kubyarira n'ibindi bitaro bishashe bamabanga ko turandara njenyine naje mubyeyi wari uhari njenyine
nkazana amazi ngafata inzara nkishimagura mu maso mvuga ngo noneho bigeze mu gitondo nka 10:00 umugabo nje kubona mbona araje bafashe gahunda yo kuja kumbaga mbwira Imana numvaga umwuka waheze kubera niyo uri kuvuga cyane uraruha mbwira Imana ndabati Imana ngiye kugusaba ikintu kimwe kandi uko nukuri sinobesha n'umugabo wanje arabizi mu mutima sinabivuze kubera nifite uburibwe bwinshi n'umugabo wanje nabuze ugira ngo bari kugisi kubera guhangayika ibo bavunika mu mutwe ikibaju ndangije mbwira Imana ndavuga ati Imana nimbona mzaye neza Imana nzokubyinira kubera igihe nari ntwite nakazambyino nawe bagabura bazi bakamavuga ngo umwana ngo byina ngo ndivuyemo nkaza nihangana ariko nkabyina tiyozaga kunkura ku gatuti kibaju nkaza wamfashe Imana uko ngiye kubagwa ngo iyo ubazwega ngo tuzubyinaga cyane ngo uzambwira utyo ukamera nabi ndabati Imana nimbona nikije uyu mwana amahoro ndagushima kandi nzambyara abana banini wa mbere yavukanye ibiro 5 neza warasenze uburyo ariko muvandi uwa kabiri niwe wangoye iwe yavukanye ibiro 4.8 ako kanya muganga ari kuvuga ngo nuruke ku gatanda mvugira ngo Imana irakora ako Mana none ukuntu namwe mubivuze umva muri hejuru umva mwakurikiye kabisa ako kanya umugabo yamfashe ukuboko yanyegamije gutya muganga ari hano imbere yanyu tiye umugore byagoranye umugabo nawe atangiye vuga ati bagabo nawe urabizi iyo bavuze ngo umugore yapfa zamuvuga ati kubagwa se kutagiye gupfa ako kanya nkimanura ikirenge cya mbere igiye kubagwa nabwiye Imana ngo Mana nimbona uyu mwana mukishikije amahoro nzokubyinira hahandi kandi Imana yarabikora nikije akaboko gutya nama numva izindi mbaraga zidasanzwe umugabo yari amaze no kunsomnya no ku kacyayi gashyushye mpita numva vibe zirazamutse ngiye kumva numva umwana araje Mana ni nziza mpita mbyara amahoro nahise mpera sinamenye ibyakurikiyeho sinamenye ngo umugabo yafashe umwana ryari sinamenye ngo bamuhanaguye ryari nabyukijwe mumbaze nabyukijwe n'iki na kacyayi abavyeyi nzara mpita mbona ni umuhungu mwiza icyo nari mbivugiye iryo sezerano nasezeranyije Imana narayikoze ntaco nshinja Imana kandi reka nkubwire ibintu byose muzajye musaba mujye mubisaba mu kwizera cyane kwizera Imana ishoboye byose kwizera ngo birana ijambo rye rirarema ijambo ry'Imana rirarema nagikomeye imbereye yawe izina risumba kandi amen yewe murekera ese twari turi he twari tugeze Imana nyine yagukoreye wawe iby'Imana wahise ubyuka unywa kacayi kacyayi namwe kacayi shamane nukuri Imana ni nziza nukuri kose byatinda bikihuta ariko umuntu wakoreye Imana hagaze yikorera amaboko so rero nuko bimeze ikindi kintu nashaka kubabaza eka nkibaza uyu muvandimwe ese buriya none hangaha urabona turi abagore ubu ngubu b'abasirimu tusigaye tudushiraho inzara tugasiga ka rouge ubu turabizi ko ejo n'ejo bundi amahoro azaba mu gihugu cyacu turabyizeye isezerano ry'Imana ishobora gutinda ariko bigasoza ejo n'ejo bundi amahoro azaba iwacu turabyizeye nuko bizakunda tuzasubira iwacu kandi iwacu tagoga ari ibingibi wenda iterambere ryarahabaye uzongera ufata isuka wambara igitambara ukure haya amaherena ufata isuka uhinga uvuge ngo aryo byavuga gute abanyarwanda ngo uyu munsi ngo yahinze hehe siko bagiye yabivuga uzasubira ku murima ndumva bitewe n'ahantu tugeze mu iterambere guhinga ntago byapfa kuvamo guhinga ntago tuzahingisha rega tuba twarateye imbere igihugu cyacu kimaze gutera imbere ese ni dusubira iwacu iwanyu azaba ari he aho washatswe babaga he twebwe injewe
njye navuye ahitwa mu Karingi iwacu mu rugo kwa ba mama nanje niho babaga yego ariko kwa data bukwe babaga mu Gatenga urumvaga nje uzoja mu Gatenga ariko none ndi kubona ukuntu nzaja nyine umuntu azaje iwabo w'umugabo mu rugero nyine iwacu ni muri Byora iwabo w'umugabo ni Kumonyi nzoja Kumonyi uzaja Kumonyi aho neza Kumonyi iteka tuzakata tukajiwa niko bizagenda nitujya muri Kongo oya igu no kuji iwabo w'umugabo none se wavuyaga iwanyu se wavuyaga iwanyu mwami kuji iwabo w'umugabo uzaja hirya ni hera habahurure ibubembe ibubembe ni heza nyine none se iwabo w'umugabo ni heza haje n'amahoro yose ntago nzakatira harya ni kuma iwanyu ajya mu Karingi oya mu Karingi ni kwa mama kwa ba Muyombo iwacu ni mu Turambo ntakuja mu Turambo no kuja ibubembe sawa tega mugabo waje mugabo ni ikiti gikomeye we niyo yakubwira ngo ni hehese nugenda akwengo bajya kuvuga ngo amahanda arahanda ko bajya vuga amahanga arahanda ntago ujye wumva ugize amatsiko yo kongera gusubira iwanyu umeze gutyo ungana gutyo ufite bari abana ni ikihe kintu kigiye kigutera amatsiko nonaha apana mu Rwanda none wo turashize iwanyu ni mu Rwanda ko mwafashwe muri Kongo muri Kongo hano president wacu no jentawe zigisegete nje reka nkubwire urumva twagiye tuva muri Kongo turabana sivyo tushane je nta nahonze ubona cyane tahonze kugiye kwigira umwana tahonze Kongo nzi ariko bitewe n'ukuntu nyine uzumva iwacu nza numva bavuga ni heza taho utakwifuza gusubira iwabo na hano abana ba hano sibagira ushago abantu ba hano rero natwe ikintu ca mbere kigomba kutujama abantu batazi iwacu na gute tuzakunda iwacu uziko ari umugore uzubwira ngo tuzasubira iwacu ngo iwacu we ngo iwacu ni akama kubwira ngo kareka twese ari utahazi urahuze wavuye ufite imyaka ingana nawe mfite imyaka 7 ariko mva wewe waruhaze wobuke basi ko nari nkuruta ko nibuka ko nari imvu ko wowe uhavuye ufite imyaka 5 n'umushara nampeko nanjye naje bampe ngeze ahantu hari imodoka niyo mpamvu mbabwira iwacu kwanza n'ibintu tugomba kuzaza tuganiraho tuganira ibintu z'iwacu ese ubundi muzamutanga umusanzu w'iwacu uzutanga umusanzu wo gutabara iwacu idubu mbona ko mbuga hafi zitatu nzamutanga ico nico cambere tuzaza dutanga umusanzu noneho iwacu tuhakunda kakujya biriza ngo ukundishe ngo umutima wawe ubwenge bwa dukundi iwacu tuhakundisha ahubwo n'abana bacu nkorire muje iwanyu hano turi mu mahanga turi impunzi njyewe ikintu kizonezera tugera iwacu kuhahurira twese tukamutubona ba Bishop Masengo tugakubita n'ibya twese turi umukotano noneho gasiri nico kintu kizakinezeza tuvuge gasaho twaturutse wabaga aho tuzaje ndahakumbe ibubembe rero ngo twese nitugenda twisa nukuri Kongo izaba nziza twese turi kuyibona niyo mpamvu dufite icizere ivyo turi gucamo byose tugire kwihangana twizere n'Imana navugaga iwacu none se muri Kongo ko wavuye ufite iyo myaka 7 nje ndavuye mfite imyaka 5 twanyuze n'ahantu hari imintuza hari bino biti bazabita guta imigano hazanyicamo ngera ahantu ndushe rwose ndabwira mama ati Mana arushe dushaka umusharampeka ku mugongo kugeza ngejeje kwibarabara harya niko bazavuga kwibarabara none kwavuye ufite iyo myaka 7 usuza wibika ibiribwa bibayo atari bino kagafirita gaceri twashyizemo akarungo nibihe ibiryo ujya wibuka byaho
nyine biriya biri na bya cenyeji nyine byacu byo muri Kongo. hariho iteke Iteke ryarahaba kandi iteke ngo riza ritera imbaraga, mvugira ngo imbaraga. hariho umwumbati gani nawe uzana n'iriya hurure. Umwumbati sinawuyobera. n'ibijumba by'indofanyi, ingozi. Harya ni ingozi. hariho indofanyi, hakaba n'ingozi, hakabaho na sagatekeri. Sagategeri ese twa tuntu twavuga turimo amazi n'udu. Niyo sagatekeri. Yewe mise nkumbura inkeri zaho. N'inkeri. Hari akandi kantu k'icyatsi kamwe kameze nk'akabuto gatunsa. Abasaza barishaga imboga, agashongo none nibwo bwa mbere nkumvisha. Nako ku giti gani sibyo? Nako kugitiga ni byinshi umuntu wahavuye afite imyaka. Ahubwo hari ikintu nibutse, hakaba n'isogo. Sogo zarahabaga. N'igishoma, n'igisusa, n'igitiga, n'iki kindi kiri dipura. Ayiwe Akarajaga n'iryo sogo, niyo sogo. Isogo. Hakaba n'indege. Dodo hajya n'iki mu Kinyamurenge? Imbogeri. Twagiwe ndakumbe. Ese ntandirimbo. Amataga n'umwereraga. Ese amata y'inka yaraye ibyaye umuhondo, ikivuguto. Umuhondo ni inka yaraye ibyaye igifite amata nyine y'umuhondo itinga. Sibyo navuze byinshi ndabizi ndi umuntu sinza nibagiwe. Hari ikindi kintu, hari ikintu nibuse papa igihe yajyaga biri ya ruguru nyine, hari akantu yazanaga kari urana igitoki. Harya bino biba byawe babyita gute? Intuze bimwe by'igitoki. None ubwo bugari buzamera nka hururi. Koroha bakabukubitamo. Sabye umushaba. Abarundi nabo bakunda yeme mutwibutse kari akantu bazakubita mu bibabi bakazingazinze kameze nka hururi. Kaba kameze nk'akagari karyoshye. Abarundi barakagira. Ako kantu n'abagande barabikora. Ako kantu ndagakumbe n'ibindi bintu baza bizemera nk'imitini biza biryoha nabyo. Ndambona bakunda no kubipostinga. Nkahita ngira amayetwe we. Amayetwe twabise twaragiye mu Kinyarwanda amerwe. Yeme muvugisha ukuri mwumvisha iwanyu mutakumbuye. Iwacu ni heza. Iwacu ni heza. Urumva? Ntago subumubwire gute. Iwacu tuvuze ibintu byabaga iwacu. Ako uzi byiza byiri iwacu. Uzi byiza by'iwacu. Hari ibintu byiza by'iwacu byiza, ariko hari n'ibindi bibi. Nibe bibi by'iwacu. Reka ngiye mvuga ibintu byiza by'iwacu. Ako uzi ukuntu bahingaga, ubu turi mu kugura akantu kose. Ariko iriya muri Kongo waza guhinga umuceri, ibintu byose. Ndi kuvuga ibyiza, hari ibyiza. Urimo urumva? Ibyiza byo kugira. Reka mpere ku byiza mvuga ibibi. Ibyiza by'ibiryo ntago uwaguraga. Hari abanyakenje mu duturanye ngo barambwiye ngo akabakongo mwabaye gute. Ngo muzamuza ngo ni hari umugore ngo waje ngo wampaye ku mata. Ni umugore ucuruza icuma c'amata ijya mu muri. Mayo we nashaka. Yakumbuye ibobembe. Mayo wanje. Urimo urumva iwacu ntago twagereranya n'ibindi bintu. Irumva ibyo biryo hano kugira ngo hari abantu ibiryo by'iwacu biri naturel, ariko ibiryo by'ino usanga bifite menshi bari mu gutera inyanya bagakubitamo umuti umunsi umwe bakantabya urunyanya rukamarunga kandi yongeye ku isoko nze nama ntoranyije kandi za inyanya binini biriya ni imiti. Ariko mu Kongo twaza kudutera byose byabaga biri z'umwimerere. Niyo mpamvu zone n'imyaka y'abantu biri iwacu n'imyaka y'abantu turi mu kugira gutyo kwa muganga abantu n'abakecuru barashaje kandi bitewe n'imirire yana. Je bonye nko mu myaka 6 mbere isoko nari imwe yampaye wabaye unangaraga nkuko kwa nyine ndikubwira ngo noneho nizo nyanya zakugize gusho ibi biponde ibyo ni ibiponde by'amagi noneho ari umubi
amavuta akayibira hari bamwe kubera ibiryo mbega inyanya reba inyanya reba igitunguru cyakunja reba hano iswe mbega ko batwica baratwica noneho icyo ni kimwe ikindi cya kabiri cyiza cy'iwacu iwacu amata y'iwacu ntabwo bashiragamo amazi rero amazi hano uzi amazi asigaye mvomera hano ariko n'ibibi nabyo birahari ivuga bibiri reka nkubwire hari ukuntu umugore wiriya muri iri iwacu nyine yafatwaga urumva akaba ari umugore gusa wo kubyara aho imbere sibyo ariko ari wo guhoma kazamahoma inzu yose urimo urumva ariko ubu ngubu mu iterambere urafatikanya n'umugabo wako sibyo ntimwabonye wa mugore nubwo nawe nyine abivuganye mu mvugo mbi urabageze hanze ko abagore b'iwacu ngo twaragowe ngo twara nyine ugasa nka bagiraga ntago bisanzuraga kwareka mvuge kwisanzura ariko ubu turafatikanya n'umugabo ukazana amagana none nko gucuruza mugafatikanya n'umugabo mu kubaka urugo ariko umugore yari wo kubyara wowe byara gutyo yari wo kubyara no guhinga yani yari ushuguri nyine zo mu rugo ntago ariko baracuruzaga amata isukari biki ariko nyine ikindi kintu kiri iwacu hari igihe abantu batigaga iwacu urumva nubwo twageraga Imana gusa ikadufasha bamwe bakamenya gusoma batarize nka sokuru wanje yari yaramenye gusoma atize ariko twagize irindi tera ni Imana gusa ubu twagize irindi terambere ryo kwiga nidusubirira iwacu tuzogenda tumeze gutya icongereza ibitaro bavure je nicyo kintu caneje wenda kuba twaraje no mu mahanga kwiga hazaba harimo abaganga iri iwacu wanje ni uzoba none umugabo wazavura umugabo wanjye akora imiriro afotore yogosha amakofe n'amakuru y'igihugu bavuge mbese nibyo yarogosha ni n'umunyamakuru bazavuga amakuru y'igihugu byose amakuru y'igihugu nakena no kogosha rero mpamvuga ko nyine ari ibindi twaje guhaha hano tuzasubiza iri iwacu bikagenda neza rero iwacu ni heza none tubajana n'ibi twamenye ari amakanzu yakazambika umumama n'agatambaro ikanzu nziza n'ukuri tuba turi smart abahungu babo barize abandi iwacu azamera neza n'ukuri gusa dukomeze dusenge Imana idufashe haba amahoro yeme icyo twababwira mukomeze musenga Imana Imana izadusubiza kandi Imana izasohora amasezerano yacu so twavuze byinshi kuvuga byinshi siko kubimara tugize ngo tuvuge iwacu bwakwira bugaca tugize ngo tuvuge ibyiza byaho bwakwira bugaca tugize ngo twibuke ibintu bimwe na bimwe tworira ariko ari no kutuzasubirayo kandi Imana izabigenza neza tukagira dusoze ikiganiro cyacu mwakoze cyane kunyitaba iyo umuntu muhamagaye akakwitaba abakweretse urundi rukundo rudasanzwe muri beza n'abatari ngewe niba bahamagara bakabwira ko bashaka kubera ko mufite amagambo meza ashobora gufasha imitima y'abantu muzabitabe buri muntu ngiye kumuha umunota agira icyo avuga ku bijyanye n'abi wacu n'iwacu muri Kongo turangiza ikiganiro nzongera mbatumire Imana ibaho umugisha kandi ndabakunda cyane reka buri muntu nyine agira reka mbanze na mugenzi wanje akurikira icambere ngushimana ko twaje kugusura twishimye kandi twanezerewe uriya abashitsi n'umugisha twakubereye umugisha nawe tubera umugisha Imana iguhe umugisha ikindi twavuga ku bijyanye n'iwacu icambere ndabizi ko dutatanye hari abari mu Rwanda mu Burundi muri Kenya tujya tugira umutwaro w'iwacu dusengere iwacu nuzaza usirimba wavuga usirimba ugira ibyifuzo byawe biba bitandukanye iyo umuntu ari mu nzu y'Imana ari gusenga ukagira ibyifuzo ushira imbere y'Imana uzawongeraho n'iwacu uvuge ngo Mana nubwo bimeze gutya zikuri Imana kandi uzadutabara icambere tuza dusengera amahoro y'iwacu Imana izatanga amahoro intambara zishira kandi zizoshira cyo ni kimwe icya kabiri amahanga twagiyemo ntatume twandavura
ngo tugende twitwara bitari mu bushake bw'Imana. Tuza tumenya ko turi ubwoko bw'Imana. Icyo kintu kijana uvuga ngo ndi ubwoko bw'Imana, abanyamuni turi abantu Imana ikunda n'ukuri. Mu bintu nza mbona nje mu bigaragara, tuvuge ngo nubwo twatatanye tugume ku isezerano ry'Imana. Uko bimeze kose tuzahura kandi tuzubaka iwacu. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, yaba abamama n'abakobwa tugerageze kwitwara neza kugira ngo nitugere iwacu tuzubake, mbese uzaba mama n'abakobwa kujya nitwe. Abagabo nyine bagira imbaraga zabo mu rundi ruhare, ariko abakobwa, abamama, indangagaciro zacu ni ukuri tuzikomeze. Njye nicyo kintu nasaba pe, abamama n'abakobwa. Abagabo ntabwo ari cyane, ariko tukaba abamama n'abahe, ni ukuri Imana izadufashe tuzagera iwacu neza, tugereye amahoro, twubake iwacu. Abasirimba azoba ibintu, abaririmba turirimbe, tuvuze amapendo. Nuko yego, murakoze cyane. Icya mbere nongeye kugushimira kuba waduhaye ikaze, mwiza, umukozi w'Imana. Ejo twanagukoreye prank, uradusengera, uyu ni umuyumba ukomeye. Ni ukuri ngewe ku giti cyanje Widemayi uri inshuti yanje, kandi ndagushimiye ko wamenye impano yawe, urayikunda, uyigaragariza n'abantu. Ubu nyine hari gusirimba hakaba bakira nk'uko ubivuze mbere. Ni ukuri uzakomeza uko waruvuze ku bijyanye n'iby'iwacu. Icya mbere ndashimira abari ruguru, abantu bagumye mu gihugu, ndabashimira, ntabwo byoroshye. Ndashimira bariya bari ku rugamba. Hari akavidewo bushize nabonye barimo kugendera bari mu kiziba. Biriya bintu nabitekerejeho, mbyibazaho, ndeba ukuntu hari abavuye hano baragenda bakaba babaca muri buriya buzima. Ni ukuri n'uzoza ubona n'umumama umutware wiwe yagiye gutabara, uwo mumama uzi umufata neza kurusha umugabo we wari muri Amerika. Sinzi ako kantu bakumvikana. Kurumva bari abantu bakoze sacrifice yo gusiga abana babo, abadamu babo, ingo zabo nziza, baje kwitangira igihugu. Tunihanganisha abantu babuze abantu babo. Guys, izi ntambara abantu babuze abantu babo, hari ababuze basaza babo, hari ababuze ababyeyi, hari ababuze inshuti, yani nta muntu ndanga utarakozweho nyine muri izi ntambara. Ariko uko urugamba rukomera niko amahoro arimo gusatira kuboneka. Ni ukuri ndashimira abantu bariyo, bakomere, turi inyuma, natwe turi amadubu, imisanzu turayitanga, amavi turasenga, turabasengera, bakomere. Ni ukuri. Ikindi kandi ndashimira abamama bari hano, abatware babo bagiye, bari abantu baca mu bintu byinshi. Hari abaca mu magambo, hari abaca yani baca mu bintu byinshi. Ngewe ku giti cyanje, jewe n'umumama nzi, sinzi niba ari umutwaro wenda Imana nyine, sinzi, we never know. Ariko njewe umumama nzi ko umugabo we yagiye gutabara, uwo mama ndamwubaha, mba numva no muba hafi kugira ngo muganirize niba ari ikintu nyine yokenera kuri njewe, nkumva no mwiyegereza kugira ngo azabe open, kugira ngo nzokamufashemo. Nje nk'ibyo navuga, bakomeze bagire umutima mwiza, basengera abagabo babo ihari yabari n'aba babuze. Imana irahari, kandi Imana niyo mugabo w'imfubyi, ikaba ni se w'imfubyi, ikaba umugabo w'abapfakazi. Bazabaho kandi neza kubera Imana. Yego, ndagushimiye kuba wahamagaje, ndafashijwe. Ukomeze nawe korera Imana, turagukunda cyane. Akomeye, nta bandi bayavuga uretse amadubu nyine. Imana ibaho umugisha. Ikintu numvishe kije ku mutima, buri hari igihe tuba turi imbere ya kamera, ariko hakagira ikintu uhita utekereza, nimba ntacyo bisaba mukakinkorera, mwaba mugize neza. Tuvuze ibintu bya ruguru,
nubwo ntaba habaye cyane rega tumaze kuba bakuru tubona ibiricaho ibivugwa mwamfasha mu gusoza kino kiganiro tugasenga nubwo byaba iminota 2 dusengeye abantu bari ruguru abantu bari kuburara abantu bari kunyura mu bikomeye kugira ngo bakomeze baproteje igihugu cyacu byibuze nta amasengesho yawe makeya Imana irayumva amasengesho yawe menshi Imana irayumva buriya reka nkubwire igituma abantu bateranira mu rusengero niki ntago tuyobeye ko dushobora gusengera iwacu bigakunda ahubwo iyo uje nawe ukaza nanjye nkaza duhuriza hagati yes nanjye nza niyanjye twubakwe ubwami bw'Imana so mwamfasha nimba bibabohokeye tugasenga Imana iminota 2 duhite dusoza ture tuvuga rwose baye reka tuvuze Uwiteka Mana yacu turagushimiye mwami tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye neza yawe tugushimiye ko abanye natwe mu kiganiro uri imbaraga zacu uri Imana ikomeye mwami turaganiriye twumva twongeye kugira ishaka twongeye gukumbura igihugu cyacu utugirire neza mwami rinda bariyo rinda imfubyi urinda abapfakazi mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe niwe papa w'imfubyi ugende ubarebe ababuraye ugende ababwiriwe ubahize ubagirire neza Mana ndabizi ko niriya ntambara wihagarika Mana urinde barumuna bacu urinde basaza bacu bari ku rugamba uri Imana ishoboye byose ubakomeze ubagirire neza abari ubaha ubundi bwenge budasanzwe ubarinde mwami Yesu Kristo aho baca intambara bacamo Mana ubarwanirire kandi ubaneshereze turasenze kugira ngo imbaraga zawe mwami zikomeye zitabara Mana udutabare ukomeze kuturindira igihugu cyacu turabizi ko dufite ukomeze kurinda abagabo bacu tuzotaha kiriya gihugu Mana ukomeze kubarinda mu izina rya Yesu mwami ndagushimiye ndaguhimbaje Mana twizera tudashidikanya ko tuzongera tukagera muri kiriya gihugu Uwiteka ushimwe kumvishe gusenga kwacu Mana ushimwe ko tugiriye neza uhimbazwe wa Mana ushimwe kurinze ababyeyi bari ruguru ushimwe kurinze abari ku rugamba Mana ubagibere Imana ubabere byose Mana nibazabasha kugwana Mana uzubaje imbere Mana uzubaje imbere Mana igihe ni igihe ari wowe ubabera Mana ni igihe cyo kongera kubona ababyeyi bacu bishimye ni igihe cyo kongera imiryango yacu igahura Mana icyo twifuza nuko twazagera muri kiriya gihugu Mana twese tugasubira iwacu ari amahoro tukagira amahoro Mana tukubaka iwacu kuko ni igihugu wadusezeranyije Mana ngaho shimwe kandi wabwe icubahiro kubikoze twe tuzadusaba nk'abana b'abantu ariko gukora ni wowe uzubikora Mana ngaho shimwe kandi wabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo amen.